Yes, nongeye kubasaba nshuti bakunzi bacu mudema kudukurikira umunsi ku munsi wowe mukeneye gahunda y'amakuru ugenda tukugezaho aho yagiye atandukanye. Nizere ko umeze neza nawe bitameze neza, ukomeze kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bize kuba byagenda neza cyane. Turagutse na breaking news, amakuru agezweho mu ikipe ya APR Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu irangije affaire cyangwa se ikoze diro iremereye cyane gusinyisha uyu rutahizamu Mamelodi Youth, akaba ari umukinnyi wa APR kakanya tuvugana yamaje gutereka umukono ku masezerano mu gihe kingana n'imyaka igera kuri 4. Amakuru yiri kugacicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ku munsi w'ejo, aho bavuga ko ikipe ya Singida Star yaba yamaje gutera gapapu ikipe Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, ikaba yaba yajyanye uyu mukinnyi hariya muri Tanzania. Ariko APR yaje kuba yabinyomoza ku munsi w'ejo, ndetse akakanya mu masaha make ashize imaje kurekura amafoto uyu mugabo arimo gusinya amasezerano ari kumwe na Afande Deo hariya mu biro Kimihurura. Ibintu byari ibyishimo cyane, mu byishimo byinshi uyu nya Burkina Faso yasinye yishimye cyane mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Uti diro iteye gute rero? Uwo irimo kwibaza ngo se uyu mukinnyi yageze i Nyarugenge byari byagenze bite, niki cyahabaye kugira ngo aterekeza muri Singida, dore ko nayo yari yamaje kugirana ibiganiro ni uyu mugabo ndetse bamaje kumvikana. Ariko se niki cyaje kuba cyahaba kugira ngo uyu mugabo aze kwerekeza mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu? Abana nanjye muri iki kiganiro cyangwa se muri aya makuru ngusaba kugera uraye muri aya makuru, nta rundi ruhare usibye gukanda kuri buto ya subscribe, ugakora like, share ndetse na comment. By'umwihariko we nk'umukunzi wa APR ugomba gukanda kuri buto ya subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru ku gihe breaking news ujye uzibona mu bambere. Njye mujye kubana nitwa Pacifique nkwaye ikaze rero. Yes, twikomeze rero turebere byinshi kuri uyu musore umaze gusinya muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Ni umusore ukina nka nimero 10 cyangwa se ukina inyuma y'umwataka. Ni umusore w'imyaka 24 yabaye top scorer hariya muri Burkina Faso, niwe umukinnyi w'umwaka hariya muri shampiyona ya Burkinabe. Uyu mugabo ibiganiro byatangiye binyuze ku musore Sheikh Jibril Watara, rutahizamu ukomeye cyane cyangwa se umukinnyi wa APR nanone hano i Nyarugenge waciye ibintu bigacika akimara kugera muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Niwe watangiye kuganiriza uyu musore amukomveka, mwumvisa buryo ki agomba kuza mu ikipe ya APR. Amakipe agiye atandukanye no ku mugabane wa Afurika kimara kumva ko ikipe Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu yerekeje muri Burkina Faso gushakisha uyu musore w'imyaka 21 Mamelodi Youth, za Singida nazo zatangiye ibiganiro zishakisha uyu musore bagira ngo nawe yerekeza hariya muri Tanzania. Ariko ibintu byakomeje kugorana, dore ko ibitangazamakuru byakomeje kugenda byandika amakuru y'ibihwa avuga ko uyu mugabo yaba arasinye ikipe ya Singida, ndetse dore ko na chairman wa Singida nawe baje kuba bamuhamagara akaba yabyemeza mu butumwa yanyujije kuri WhatsApp. Ariko bigeze nyuma nawe aza kuba yatsiba ubutumwa avuga ko batigeze bajyana ibiganiro. Nyuma nibwo yaje kuba yanyomoza aya makuru. Gusa ibitangazamakuru byo mu Rwanda nabyo byakomeje kugenda binyomoza iyi nkuru. Uyu mukinnyi rero yageze i Nyarugenge ku munsi w'ejo, nibwo yari ageze ari ku kibuga cy'indege i Kanombe. Ubuyobozi bwa APR bujya kumwakira mu masaha make ashize. Rero mu kanya gato ku isaha y'isa 6 nibwo uyu mugabo aje kuba yatereka umukono ku masezerano agera ku myaka 4 ari umukinnyi wa APR. APR ikoze ikintu kiremere cyane gufata umusore w'imyaka 21 ukiri muto ikamuhereza amasezerano aremereye cyane. Ngira ngo ni nawe mukinnyi uhawe amasezerano menshi hariya muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, ishaka kwiyubaka, ishaka amatsinda bubi na bwiza. Ngengo uko rero yari breaking news ari yihutirwa agomba kumenya nk'umufana wa APR. Nje mwari kumwe nitwa Pacifique, mukomeze kugira byiza aho muri yagiye atandukanye. Reka tuzasubire ku munsi w'ejo turebera amakuru yose ya APR n'abandi bakinnyi bagomba kuza. Reka mbabwire ko hasigaye umukinnyi umwe w'umunyamahanga agomba gusinya muri APR. Reka ngushimire rero wowe yakanze kuri buto ya subscribe, ndagushimiye. Nawe utarekana nicyo gihe ngo nawe ukore kuri buto ya subscribe. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira byiza muri yagiye atandukanye. Imana ibarinde. Ciao.